Mu majyepfo ya Aziya haba udusimba turangwa n'ubutwari two mu bwoko bw'umukara. Utwo dusimba tutagira ubwoba ni duto cyane ku buryo dufite uburebure butageze no kuri metero kuva ku mutwe kugera ku murizo. Nubwo ako gasimba ari gato cyane kagira ubutwari budasanzwe. Gatungwa n'utundi dusimba duto ariko gakunda guhiga inzoka nini z'ubumara, urugero nk'inzoka bita cobra. Amoko atandukanye y'utwo dusimba afite ubushobozi bwo kwica inzoka z'ubumara. Niki gituma utwo dusimba turwana n'inzoka y'ubumara? Iyo hari icyo utwo dusimba twikanze cyangwa tukaba turakaye, ubwoya bwo ku ruhu rwatwo burahagarara. Ibyo bituma inzoka itabasha kukaruma ngo igere ku mubiri. Icyakora iyo inzoka ibashije kuruma ako gasimba, umubiri wako ufite ubushobozi bwo kwihangana ku buryo ubumara ntacyo bugatwara. Ako gasimba karihuta cyane kandi kakinyakura. Iyo karwana n'inzoka kaba kikoza hirya no hino kugira ngo kirinde ko inzoka ikaruma. Nanone utwo dusimba tugira imbaraga zidasanzwe. Gashobora kurwana n'inzoka kugeza ubwo inanirwa. Iyo ako gasimba gashaka kwica inzoka kayikubita mu cyico. Ako gasimba gafite ubushobozi bugafasha kurwana n'inzoka nta bwoba bikarangira kayishe.